iyo tuvuga rero icuruzwa ry'abantu nuko ari ibikorwa bihari bigaragara. Icyo cyaha umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha avuga gishimangirwa n'imibare ya vuba igaragaza ko ku itariki 23 y'ukwezi kwa kane 2025 abanyarwanda 10 bagaruwe bavuye gucuruzwa mu gihugu cya Myanmar. Aba bagiye bizezwa akazi keza kashoboraga kubahemba amadolari y'Amerika 1000 ku kwezi, ayasaga miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Abo bagezeyo inzozi zabo zirahinduka, batangira gutabaza basaba gufashwa kugaruka mu buzima bari basanzwe mu Rwanda. Uru rwego rushimangira ko ingeri nyinshi z'abaturage zigira uruhare muri iki cyaha. Dr Murangira Thierry avugira RIB. Turabona urubyiruko rushukurundi, turabona ababyeyi bafasha n'abana babo kwishora muri ibyo bikorwa kuko baba bashutswe. Turabona n'abanyagihugu bashuka abandi banyagihugu, ukuvuga ngo inshuti zirashuka izindi. Usibye amahirwe y'akazi abaturage bizezwa bigatuma bihutira kujya muri ayo mahanga, uru rwego rugaragaza ko hari n'ibirenze ibyo bituma uru rubyiruko rwirukankira kujya muri ibyo bihugu. Uru rwego ngo rwakoze isesengura ry'ibitera iki kibazo rusanga biteye birya. Iyo dukoze isesengura ku bintu bitera icuruzwa ry'abantu, hari impamvu zishingiye ku muntu ku giti cye n'impamvu zishingiye ku bagizi ba nabi. Impamvu turahera ku mpamvu zishingiye ku bantu ku giti cyabo. Harimo ubujiji, harimo ubushishozi n'ubuteganye buke. Ubushishozi buke n'ubuteganye buke, kutagira amakenga bimwe navuze, gushamadukira ibyiswe amahirwe byose, ubwomanzi n'uburara buri mu bantu bamwe, buri mu rubyiruko. Aho umuntu akubwira ngo nguhaye pase, ngo ugiye gukundana n'umuntu utigeze ubona, utanazi, kubera kubona amafoto. Aho harimo ubwomanzi n'uburara bw'abantu bamwe. Ntabwo twakwirengeza ko hashobora kuba harimo na component y'ubushomeri, ariko ntabwo abashomeri bose. Ndabizi neza, ndanazirikana neza wa mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Ariko ka kanyoni burya niyo kagurutse ntabwo kagwa ahantu hariho hose, kagwa ahantu kashishoje. Na wowe uragurutse uvuye mu Rwanda wisanze muri Myanmar, uko niko kwakuguruka kwa kanyoni bavuga se? Wapi, ntabwo ari ako ngako. Izo mpamvu zituma birukangira mu mahanga ngo zisiga ubuzima bwabo mu kaga. Bashobora kugenda bakagukoresha akazi kuburetwa, hari aho bashora mu buraya, hari aho bashakiramo inyungu, hari aho bakuramo ingingo z'umubiri, hari n'abakoreshwa nyine akazi k'ibyaha nka biriya nka rubyiruko rwakoraga muri online scamming. RIB igaragaza ko abakora iki cyaha bahinduye uburyo, ubu ngo basigaye bakoresha ikoranabuhanga. Kuri iyi ngingo abanyarwanda ngo bagomba kwitwararika mu buryo bukomeye. Amahirwe, ibyo twita amahirwe ku mbuga nkoranyambaga, mujye mumenya ko nyina wundi abyara umuhungu. Ese ayo mahirwe kuki ari wowe wumva ajeho gusa? Abandi kuki ubona batayashamadukiye akaba ari wowe uyashamadukira? Aho ngaho tujye twibaza. Buriya nta kintu impamvu bagutoranyije nuko bakubonyemo ko ari wowe udafite amakenga. Iyi mibare y'uru rwego igaragaza ko hagati y'ukwezi kwa 7 2024 kugeza mu kwezi kwa 5 2025 habonetse ingero z'abanyarwanda 57 bari bagiye gucuruzwa mu mahanga, ariko uwo mugambi uburizwamo. Abo barimo abagore 52 naho abagabo bo ni 5. Mu gihe nk'iki kandi hagarujwe abantu 105 bari baramaze gucuruzwa mu mahanga. Uru rwego rusaba abaturage gushishoza mu gihe cyose babonye batangaza bamenyesha amahirwe y'akazi n'amashuri meza mu mahanga. Ku rundi ruhande baremeza ko abantu bose bagira uruhare muri iki cyaha bazabihanirwa bikomeye kugeza ku gifungo cya burundu.